wakitwara gute njyewe ntago wansuzugura bene ako kageni ngo mbane mu nzu nawe ibyo ntibijyana n'abam byara gusa nagusabye ngo ujye kumbyara kuko byara ntago bivuze ko ntajyaka no kunyurira nari nabigusabye se reka nze ntangana nawe ubundi igihe umuntu aba yahera akubwira agasuzugura gakarabiwe umure asuzugura ka buri munsi wari unsuzugura uko wiboneye nzahangana nawe nta nubwo nabana mu nzu nani nshinzi nkawe nta soni buri munsi uzibeshye wongere kugaruka muri uru rugo noneho ni wowe nanjye sha atanga indaya yanjye apana ntabwo narakara ahubwo nahinde kumva ijwi ryawe ryiza ngaho rero sibyo ya ubwo reka ndaza kukubwira umunsi tuzahura ntabwo biri burenge muri ino minsi sibyo wowe uba ubyiteguye nyine yo anytime nzakubwira tugahura nyine ya bye cyane sawa umubiri wanjye anasha ahantu heza tuzajyana ya ako nibyo bro nestese bro ahubwo sinakwiyamye kujya ufatira ingofero gutyo wiyambaye bagire abantu bambara aho bigutwaye ndabikureba erega wari watwawe nateze amatwi ndumva ziba ninde mwavugana ziba ntabwo bikureba ukanje ubu wari wunamye hariya mu marido ubwo ngubwo uri kunywa nyine ninde mwavugana n'umukunzi wanjye se utagira sheri se mbuze umukobwa umvaga ariko amagambo meza nari nti nina namugira nta nuko uzabimenya kubera iki nzabimenya njye uzagira uri kwivugisha mu cyumba ze ndikubyumva kagahungu mwatetanaga uburyo kimwe yaramuvuga nawe ntabwo nabyumvaga uzi ko hari igihe njye na mama twazaga tukica hafi n'icyumba cye se buriya wundi wabaga uri kurizwa n'iki umuryango ndagukunda ukanarererega aragiye yarugana huwa w'injyana kure w'imfana we mukobwa we kandi ko yitwa ariya nzire ko avuganaga na ari kandi ukakubwira ngo ufite undi mukobwa utari ari yitwa teta teta gusa n'ubu afite n'akazina keza nawe ni mwiza nka ariya wafata umva ariko teta umwana watise umwana mwiza cyane umwana uteye neza umwana w'inzobe uzamenya kumutetesha se wowe ko mbona nta miteto ugira ariko wa mukobwa ari shana umwana mwiza ukuntu twahuje noneho ubonye bwa mbere nimba nta miteto ngira we nyine ubwo nibwo azateta niwe uzateta ndetse uzamutetesha gute nta miteto kubera yitwa teta azamfasha kumutetesha ariya se ariya zinamutetesha gute nyine simukunda ushobora kuzicuza uriya mukobwa ni mwiza bashobora kuzamutwara ureba uri mu mandazi nubona teta wanjye wirirwa umusebye utaramubona ukuntu ari mwiza uko azasa kose ntabwo nzamukunda uretse gato wese nutamukunda ko ngiye mukunda ase reka nkubaze mubaze ikibazo kimwe kuki nguha umwanya ukavuga wowe najya kuvuga ukamvugira ubu ndi mu rukundo mbana ibyishimo mfite n'umunezero ntaho ntakumvangira ahubwo kamubwira ni ikihe kintu cyiza nyine wowe n'umukobwa bagukorera ukishima aba yari ariya nyine mbwira wenda nyine ni ariya mbwira nyine nose niba mukunda niba cyagusohokana umukunzi ahantu heza ni ikihe kintu nyine namushira akishima bikamera nka surprise nyine n'akantu we bakuzanira n'umukunzi wawe ukumva umeze neza ntabwo wamubajije ibyo akunda mbwira reba mu byo yakubwiye akunda ubu rero mu kigo ntabwo turabiganira ariko abaye ari ariya nabonye akunda
ikanzu nyine kugira ibintu byiza ubwo yayo irambaye mwandikanye ngo wemere Mwiriwe. Ese wo kuri kuzungwaho nta n'ibyo gusuhuza bimeze bite? Ufite ikihe kibazo? Ko mbona uri guhumagira wagira atari umutima watwaye mu mutwe byagenze bite? Ako tutavuze ibintu byinshi urabizi amasezerano ni ideni sibyo? Kandi urabizi yuko nagukoreye akazi nta kintu wabonye se mu rugo? Warakoze. Ibyo wambwiye narabibonye impinduka narayibonye. None iki amafaranga? Ikibazo si amafaranga wowe ibanza uhega amatwi. Ubundi naryishe kare ubundi ngiye banyita muganga banzu yami urumva ngiye rero mbanza gufata amafaranga ahubwo ukuntu nakwizeye bavuga yuko uzanzanira amafaranga none bikaba bigeze iki gihe ngiye reka nkubwire rero ntabwo ari uko nkora Okay ufite ko kwa muganga banzu yami Okay nanjye nitwa Kiriya nzayaguha wakoze sibyo none nta kintu ndi gukora se mabuja hari ikibazo mfite ubu nonaha uramfasha nzayazanira rimwe sibyo n'ibya mbere bitari bya oya nzanyazanira rimwe amafaranga si ikibazo Okay reka rero nkubwire sibyo niba atari ikibazo ko njyewe nifite ikibazo cy'ubukene hari utuntu tutari twacamo ku buryo nshakamo urumva ugiye kuba umpaye avance nta fone nzanye ukungu kuri haza ubundi bigenze bite ku buryo uzaba umutima ubutwaye mu kanwa nduzi ko ari mu kanwa umva wowe tuza ubaza ubyumve ikibazo kinzanye kirakomeye noneho kirengera icyakinze kandi ugomba kumfasha mugabo umfashe kuko ndagufasha ariko cya mbere ni amafaranga ndabizi ikibazo kigira utu rero ugiye kundebera umuti urumva sinzi nimba ari umuti cyangwa ari n'uburozi ntabwo mbizi umamagariye icyana ku irembo ngo nze nkore iki nje hari akabazo narimuye nako nshaka ko tuganira nyine ufashe n'umuvandimwe ntabwo nshaka ko meri na babyumva ni kabara k'amafaranga ku induru yawe y'amafaranga hano ndayirambiwe ni cyo kibazo noneho ufite ejo bundi nagiye ku muhanda mpura n'akabazo binsaba gukemuza amafaranga kandi urabizi nayo mfite nta n'akazi mfite amafaranga amafaranga angahe sente sayoni imyaka ufite uri kumva uri umuntu wo kwaka amafaranga ibiceri 500 nese ko ariyo nkeneye nese uragira aho mwaka yo nakeneye 500 igiceri cy'ijana 200 300 500 umuntu ufite ubwanwa bungana gutyo ako uwibuka kunduta none si byo bihuriye na 500 none se utigira nabi ni wari kwiga nkanjye ubu ngubu nicaye narize isaha n'isaha nakora uko nabigenza ko ni nawe utuma meri yicara dutonganya ngo ntidushaka ngo twigize nabi kwako kuba yaramereyeho na muntu wanjye azamugeraho rero washatse akazi kajya ukora erega muri iyi minsi ndi gupanga business nshaka kwikorera ku giti cyanjye ntabwo nshaka kujya nkorera abandi se uri natabunywa umuntu ungana nawe yakasenyuka ntabwo mutabi ubwo natabunywa cyabagupimye basanga aribo bari bibi gusa nyine niba ufite izo sete sa ntari ubisinyishe ndaza kuyagusubiza nabi ntabwo naguha amafaranga ungana gutya nakubwiye jya gukora ikiyedi cyangwa ukora agataro cyangwa ucare ku muhanda unyuzeho ase ndikorera agataro njyewe ndi umugore ku buryo nikorera agataro jya uguma mu ishuri niwe ari kukikorera wari kuzajya ukora nk'abandi bagabo ukambara neza iyi mishinga muri kuno kwezi kwa 7 urumva nshaka gucuruza itabi n'udukingirizo nibyo bintu hano muri Kigali biri kugurwa cyane ariko nawe uzajya ubanza ubikoresheho kugira ubabwire ko bifite ubuziranenge bikoreshaho se ko nzaba ndi gucuruza noneho mera apfushije nabi pe yajyaga avuga ko nanze gushaka noneho wowe urumva nashaka gushyingura ukiri muzima iyo business ndi kwigaho muri iyi minsi ariko niho ari gutuma bitera imbere nyine muri ubwo buryo bwose uri gutekereza kwako ari wowe wirirwa ubikoresha ibiyobyabwenge ngaho abantu bose bagura itabi n'udukingirizo si benshi se muri Kigali sharika nkubwire
waranze ubuyimbwa urenze no kubimbwa ibaze ko sinajya no mu bantu ngo nkwirate ngo mfite musaza wanjye n'ahantu hose ngenda sinjya mvuga ko mfite musaza wanjye kubera ko wigize ikigori ibaze nk'umuntu naguperezanta nkavuga ngo musaza wanjye akaza akabona imyitwarire ugira ugasanga yigeze no kugucaho wicaye mu muhanda ugucuruza ubwo bugori utangiye kunyihakana none wakoze se ukareba ko famiye itagukunda none se ntabwo nkubwiye ko ngiye gukora muri iyi minsi sinkubwiye bizinesi yanjye ngiye gushinga muri uku kwa karindwi ngiye kwigendera twakora ndagara 500 nayaguha ese wambabariye ukayanga niyo n'abanyafite nagenda nkareba abana ku muhanda nkayabaho nzayakungukira ngo hatanu n'itanu mfana hindura tutazarwara dupfa ubusa ese ubwo bumfashije iki koko tuzirukana umukozi usigara ukora tujye tugureba n'ubundi mwamwirukanye se ntuzaza ukabwirira ushaka no kwica se bibaye ngombwa nabikora oh yes ariko icyaba cyiza nuko wama umuti watuma umuntu aba gitiwe nyuma yo kumugira kuriya ze ushaka ko anahinduka ikigori ntabwo ari we undi ntabwo umuzi sibyo ntabwo ushaka kumumenya pe ntabwo nshaka umumenya ibyo ngibyo byo byikuremo sibyo icyo nshaka nuko ugomba kumfasha icya mbere nanjye n'amafaranga uwo muti ukawuma ariko ukawuma wizeye yuko uwo muti ukora byanyabyo nabonye ibyanjye bidakora se birakora yego ariko n'undi ndawushaka urakoze cyane rero uramfasha se mana mbabarira kugufasha ndagufasha ariko ni ukuvuga ngo si ufite nimero zanjye se si ufite nimero zanjye ndazifite ni ukuvuga ngo ejo uzagaruke sibyo ubishyize ejo ni ukuvuga ngo ntabwo naguha umuti ntari nabona byibuze navanze erega tujya kurangura buriya n'uburozi baragera n'umuti n'imiti iyo ari yo yose uragenda ukarangura wabwira ukuntu tujya kubikora ugiye kumpa umuti mukeya nyine gakeya uko bagifashishije basi urumva njye rero reka nkubwire basi nzayiguheje nje gutora niba ushaka umuti mu buryo bwihuse simbuka ujye kuri telefone yawe ufite nimero yanjye ushyireho makeya sibyo ubundi njye kurangura nze nkuzanye kuko mu miti mfite iyo ngiyo yo ntabwo irimo si ibintu byumvikana nta kibazo ubwo ngubweje nzayiguhe kandi uwo muti nzawuhasanga umve kukorara ariko nawe nuramuka utanyishyuye ni izina ry'Imana nzafata iryawe mbishyire ku gahanga